Mwiriwe nshuti bakunzi ba Kantona TV Show, nk'ibisanzwe ni Kantona TV Show. Ndabashimira kuri urugendo twatangiranye kugeza aho uyu munsi tugeze, aho tumaze kuba twakuzuza abantu bagera ku gihumbi, aho tumaze kuba twagira aba subscribers igihumbi, ari bo mwebwe n'abandi mbikesha uretse mwebwe. Ndabashimira nk'ibisanzwe rero, nkuko nahora mbatenguha, uyu munsi nongeye kubagarurira indi nkuru y'akasamutwe. Ibintu byabaye akasamutwe hano ngaha. Twagiye tubona amakuru menshi agenda acicikana, sinari mari ngo mbivugeho cyangwa se ngire icyo mbivugaho, yaba ibya Sabe, yaba ibya Yago Conduct, byinshi byagiye bivugwa. Ntabwo nari mari ngo mbone uko nabikoraho, ariko uyu munsi noneho ndaje, sibyo ngiye kuvugaho kubera njye sinjye nkunda kugira ibintu byinshi vuga ku matiku nkariya, ahubwo ndagira ngiye ngo DJ Marno arashinjwa kwambura amafaranga agera kuri miliyoni 4. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga, Dopsiza uri mu bavanzi b'imiziki bo muri Nigeria bagezweho muri iyi minsi, yibukije DJ Marno ko amufata nk'umuhemu wamwambiye ibihumbi 3 by'idolari. Aya ni amafaranga arenga miliyoni 4 y'u Rwanda. Uyu mukobwa anyuze ku rukuta rwe rwa Snapchat yibukije DJ Marno ko we n'inshuti ye bamwambiye amafaranga ye, bityo adakwiye kwitwara nk'aho nta kibazo bafitanye kandi azi ibyo yamukoreye. Aho yagize ati, wowe n'inshuti yawe mwanekeye umutwe munyambura ibihumbi 3 by'idolari, none muraza hano mugaseka, ubu njye nabyo kukorohera kandi nawe iburabizi. Ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru Igihe ariyo dukesha ino nkuru, yagerageje kuvugisha Marno ku kibazo bafitanye, ariko ntiyabasha kwitaba telefone ye igendanwa. Mu inshuro zose bagerageje kumuhamagara, DJ Marno yanze kuyifata, yabakebeye. Ku rundi ruhande, umwe mu bantu ba hafi ya DJ Marno babwiye yuko iryo deni bataryemera, ndetse ko uyu mukobwa yabeshye. Bro, abantu bo muri Nigeria ni abantu bazi gukora ibiceri, ni abantu bazi kwiringa. Sinibaza ko yabyuka ngaze kuvuga gutya, ariko uba hafi DJ Marno yagize ati, ibyo nzi nuko Dopsiza yigeze kuza mu Rwanda mu biruhuko. Icyo gihe DJ Marno yamuhuje n'umuntu wamuteguriye igitaramo, Atelier de Vini. Nyuma wa undi wamuhaye akazi ashaka kumwishyura, yohereje amafaranga ntiyamugeraho. Iyi nshuti ya DJ Marno yavuze ko ubwo baheruka kumva ikibazo, ubwo baheruka kumva nyine icyo kibazo, uwateguye igitaramo yababwiraga ko yagerageje kwishyura Dopsiza ariko amafaranga ntamugereho, ndetse ngo icyo gihe yamusabaga ubundi buryo yamwishyuraho, undi ntiyasubize. Uyu musore yavuze ko mu gihe bari bazi ko ikibazo cya Dopsiza cyakemutse, batunguwe no kubona ashyira DJ Marno mu majwi, nyamara abizi neza ko we icyo yakoze ari ukumuhuza n'uwamuhaye akazi. Ibintu byakaze. DJ Marno yishyure, ariko akomeje kubihakana. Ate nimba atabihakana, guys, tujye tuba abantu bafite baba professional mu byo dukora. Nimba atabihakana, then kubera iki ari gukuraho telefone, like ntago ari kuyifata? Kuko bavuze yuko inshuro zose bakomeje kugerageza, ubwo baganiraga n'umunyamakuru w'Igihe, inshuro zose bagerageje kumuhamagara ntiyigeze afata telefone. Se yari bize mu kazira. Katwikomereza n'andi makuru, ko amakuru mfite hano ngana. Guys, rendi nkuru mbazaniye, murabizi byaracicikanya hano ngaha amavideo y'urukozasoni y'abantu yarasohotse, ka jihad kajya hanze, ni byinshi cyane byagiye bijya hanze. Ariko uyu munsi nkuzaniye inkuru ikomoka mu gihugu cya Uganda, aho hasabwe iperereza ku munyarwandakazi Gloria Bagi ukekwaho gukwirakwiza amashusho ye y'urukozasoni. Guys, abanyarwanda bari mu biki? Banyweye ibiki? Nyuma y'iminsi ku mbuga nkoranyambaga hasakazwa amashusho y'urukozasoni ya Gloria Bagi, umunyarwandakazi uri mu bahanzi bari kuzamuka neza muri Uganda, bamaze gusabwa gukorwaho iperereza. Ntabwo byoroshye. Nyuma y'uko amashusho ye ayishyizwe hanze, umugabo witwa Abey Musinguzi, usanzwe afite ikigo gitegura ibitaramo kikanafasha abahanzi, Abitex Promotion, yamaze kwandikira urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha SID ko rwakora iperereza kuri Gloria Bagi. Mu ibaruwa ndende yandikiye SID akanamenyesha izindi nzego, yasabye ko hakorwa iperereza kuri Gloria Bagi, ashinja kuba aherutse gusohora amashusho ye yambaye ubusa. Uyu mugabo yagaragaje ko mu by'ukuri impamvu asaba iperereza kuri uyu mukobwa ariko n'ubundi imyitwarire ye mu ruhame
imaze iminsi ikemangwaho amaze afite ukuntu yitwara muri iyi minsi. Yagaragaje ko uyu mukobwa mu by'ukuri asanzwe yambara imyenda igaragaza imyanya ye y'ibanga, ndetse kenshi yaba ari ku rubyiniro akanereka abakunzi be bakamukora ibyatumye akeka ko yaba ari we nyirizina wishyiriye hanze amashusho yambaye ubusa. Guys, mumaze iminsi mubona amavideo acicikana, nshuti bakunzi ba Kantona TV show, ibintu bimaje kuba ibindi bintu mu banyarwanda. Nk'uyu ni umunyarwandakazi uherereye mu gihugu cya Uganda, ari kugenda yubaka izina ku rwego rufatika pe. Twikomereza, uyu mugabo yatanze urugero rw'uko ku itariki 31 Kanama 2024 uyu mukobwa yitabiriye igitaramo cyitiriwe Ndi Musoga yambaye imyenda yerekana imyanya ye y'ibanga. Hasabwe ko Gloria Bagi akorwaho iperereza nyuma y'uko hagiye hanze amashusho ye ari mu cyumba yambaye ubusa buri ibyo twita kubunuza. Uyu mukobwa ubusanzwe ukomoka mu Rwanda amaze iminsi ari gukorera umuziki muri Uganda, aho kuri ubu akunzwe bikomeye mu ndirimbo nka Nyashi. Iyindi ni tukirimo n'itwa Sagara yakoranye na Pasi n'izindi zinyuranye. Gloria Bagi ni umuhanzikazi ukorera umuziki we muri Uganda. Icyakora mu Rwanda uyu mukobwa yavuzwe cyane mu itangazamakuru mu 2019 nyuma yo gusubiramo bitemewe indirimbo Ibirenze Ibi ya Charly na Nina. Icyo gihe asubiramo iyo ndirimbo nta burenganzira yari afite, icyo gihe yaranasibwe. Guys, abanyarwanda byagenze bite? Andi makuru ni uko Young Grace yageze i Dubai mu gitaramo azaririmbamo indirimbo ziri kuri album ye nshya. Young Grace uri mu bahanzi bamaze igihe kinini mu muzika yageze i Dubai aho agiye gutaramira mu gitaramo giteganyijwe kuwa 21 Nzeri 2024, aho byitezwe ko azanizihiza isabukuru y'amavuko ndetse akazanasogongeza abakunzi be ku ndirimbo ziri kuri album ye. Uyu muraperikazi watumiwe mu gitaramo Dubai Hot Party kizabera hitwa Sun and Sand Matrix African Club, akabyiniro kari muri Plaza Hotel mu mujyi wa Dubai. Uyu muhanzi yageze i Dubai mu gitondo cyo kuri uyu wa 19 Nzeri 2024. Young Grace yageze i Dubai ku munsi we w'amavuko, ari naho agiye gukorera ibirori byo kwizihiza. Ibi bikaza kubanziriza igitaramo cye, bivuze ngo isabukuru iraba mbere y'igitaramo cye. Mu kiganiro twagiranye n'uyu mukobwa yavuze ko ari umugisha yagize kujya kwizihiza isabukuru y'i Dubai, aho yagize ati njye ndanyuzwe, ni umugisha kuba baranumiye bigahurirana n'uko nzazinaha kuhataramira. Nta muntu utakwifuza ko ibyo bintu bihura pe. Ngiye gutaramana n'abakunzi banjye kandi nizeye kuzabaha ibyishimo, by'umwihariko ko nzabumvisha kuri album yanjye nshya. Uyu muhanzikazi uhamya ko yari amaze iminsi atagaragara mu muziki kuko ari gukora kuri album ye nshya, yatubwiye ko abakunzi b'umuziki we batuye i Dubai bazagira amahirwe yo kuwusogongera. Young Grace ni umwe mu bahanzi bafite izina rikomeye, uretse ibihembo bitandukanye yegukanye, akaba azwi mu ndirimbo nka Atahahe, Bingo, Hip Hop, Like a Boy n'izindi nshya ndetse n'izindi nyinshi agiye afite. Igitaramo ni igitaramo cy'umuriro kabisa. So amakuru yo nakagaruka. Ciao, kora subscribe ni Kantona TV.